Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya mwiza rero tujya twumvaho ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Abantu muri hafi na kure mwebwe mwese mwiyumvemo ikaze. Abantu mudukurikirana umunsi ku munsi, isaha ku isaha, mwebwe mwese mwiyumvemo ikaze. Tugiye kumva rero ijambo ry'Imana, reka dusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi. Mana, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye kuri inshuti nziza, turagushimiye kuri umwami w'abami, turagushimiye kuri ibyiringiro byacu, turagushimiye ko ari we mahoro yacu, turagushimiye ko ari we gakiza kacu, turagushimiye ko umufasha utabura guseruka mu byago no mu makuba, turagushimiye kuri Imana igira neza bugacya bukira, ineza yawe ntirondoreka, icyubahiro ni cyawe mukunzi mwiza. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, icyubahiro ni cyawe mukunzi mwiza. Turagushimiye kuba watwimanye rero nyakubahwa Imana, turagushimiye ko wakoze igikorwa cy'indashyikirwa kugira ngo tubyuke byemere. Kwa tugihumeka umwuka w'abazima si kubw'imbaraga zacu, si kubw'ubutunzi dufite, si kubw'uburanga dufite, si kubw'amashuri dufite, ahubwo ni kubw'ubuntu bwawe n'impuhwe zawe udahwema kutugirira. Imana ishimwe. Ndagushimiye rero kubw'ibyo byose Uwiteka Nyiringabo Imana. Ndagushimiye ko duhumeka umwuka w'abazima. Aleluya. Ndagushimiye Kristo, umuntu wese utari mu bitaro, umuntu wese ugenda n'amaguru ye mazima, umuntu wese ugifite uyu mwuka, mwami Nyiringabo Imana, ndagushimiye kubw'uwo muntu, ndagushimiye kubw'abagabo n'abagore, ndagushimiye kubw'abakobwa n'abasore, ndagushimiye kubw'abana batoya, ndagushimiye kubw'imiryango yacu waduhaye. Imana ishimwe. Ndagushimiye kubw'ingabo z'igihugu, ndagushimiye kubw'umutekano. Imana icyubahiro ni cyawe mukunzi mwiza, ugira neza bugacya bukira. Rero tugiye kumva ijambo ryawe, nyemera mukunzi mwiza, abagiye kubyumva mwami Nyiringabo Imana, reka bahabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, ugiye kuryumva reka mukunzi mwiza rikomeze mu izina rya Yesu, rimubere igitsikamutima mu izina rya Yesu Kristo, kuko ijambo ry'Imana niyo nkomezi. Mu izina rya Yesu nibwo buhanuzi butavangiye. Mu izina rya Yesu muhe kubikomeza ku nkingi y'umutima we, ntiyiginje mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi, ahubwo Uwiteka Nyiringabo Imana rimubera akabando muri iyi minsi ndetse no mu gihe kizaza. Imana ishimwe. Nanjye ugiye kurivuga ntaba ari njyewe, mu izina rya Yesu Kristo ntaba ari njyewe. Uwiteka Nyiringabo Imana, ngende umuntu buntu, inyama n'amaraso, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana reka iri jambo rikora icyo waritumye ku bantu bose baduteze amatwi ku Cyizere TV. Ndagushimiye Kristo, ndagushimiye kuri Imana ibyumvise, mpamagaye imbaraga z'umwuka wera, icyo nirukanye n'imyuka mibi mu izina rya Yesu, igituma abantu batumva ijambo ry'Imana, umuriro w'Imana nutwike mu izina rya Yesu Kristo, ukureho rwose icyatuma abantu batumva ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Nyemera Uwiteka Nyiringabo Imana, mpamagaye imbaraga z'Imana, ubwami bwawe nibuze muri iri teraniro, ubwami bwawe nibuze ubwa Satani burahunga mu izina rya Yesu, ukureho inzitizi zose mu izina rya Yesu, ahubwo abantu babumva ijambo ryawe. Urakoze mwami, ndagushimiye ko ubyuvuze kandi ukabikoze, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwumvemo ikaze, tugiye kumva ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo dusangirire hamwe twumve ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Amazina yanjye ni Muhongerwa Grace ku bantu batanzi. Ndi umubyeyi ushima Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusoma mu byahishuwe, mu byakozwe n'intumwa 26, turasoma ku murongo wa 22. Mu byakozwe n'intumwa niho tugiye gusoma ku bice 26, dusome ku murongo wa 22. Ni umurongo umwe gusa tugiye gusoma. Uwo murongo wa 22 niwe tugiye gusomaho, ubundi twumve icy'Imana, twumve imirimo y'Imana, twumve ineza y'Imana, twumve gukora kw'Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo ariko mbona gutaka, ariko mbona gutaka. Aleluya. Ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana. Ariko mbona gutabarwa kuvuye ku Mana.
haleluya. Kadusubiremo. Ariko mbona gutabarwa kuvuye ku Mana, na n'ubu ndacyariho mpamiriza aboroheje n'abakomeye. Ngo ariko mbona gutabarwa kuvuye ku Mana, na n'uyu munsi na n'ubu ndacyariho, ndacyahamiriza abakomeye n'aboroheje. Imana ishimwe. Na n'uyu munsi wabonye gutabarwa kuvuye ku Mana, wabonye gutabarwa kuvuye ku Uwiteka. Na n'uyu munsi uracyariho uhamiriza abakomeye n'aboroheje. Yewe mugabo, na n'uyu munsi uracyariho, haleluya, na n'uyu munsi uracyariho uhamiriza abakomeye n'aboroheje. Yewe mubyeyi, na n'uyu munsi uracyariho uhamiriza abakomeye n'aboroheje. Yewe mukobwa, yewe musore, na n'uyu munsi uracyariho uhamiriza abakomeye n'aboroheje. Ubahamiriza imirimo Imana ikora, uvuga ibitangaza Imana ikora, uvuga kugira neza kw'Imana, uvuga gutabarwa kw'Imana, uvuga kurengerwa kw'Imana. Hari aho wageze ubona budacya, hari aho wageze wumva ubuze uko ubigenza, hari mu gihe cyagezeho wumva wanakwiyahura, hari mu gihe wagezemo wumva ubuzima burakurangiranye, hari igihe wagezemo wumva wicuza icyo Imana yakuremeye. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo haleluya, ngo ariko ngo mbona gutabarwa kw'Imana, ngo na n'ubu ndacyariho, haleluya, ngo mpamiriza abakomeye n'aboroheje. Hari igihe wagezemo ubura hepfo ubura haruguru, wareba imbere ukabona nta nzira, wabona ku ruhande ukabona, mbese ugera muri cya gihe uba mu gahuge, uba mu majune, wabuze uko ubigenza, ugakubita hirya ugakubita hino, ukabona nta nzira. Ariko hashimwe Yesu, ngo turiho duhamiriza, haleluya, turiho n'ubu turacyariho, turiho kubera Imana, turagenda kubera Imana, turiho kubw'ubuntu bw'Imana, na n'ubu turacyariho. Yewe mubyeyi udukurikiye, na n'ubu uracyariho. Yewe mugabo udukurikiye, na n'ubu uracyariho. Yewe mukobwa, yewe musore udukurikiye, na n'ubu uracyariho. Kuba ukiriho si kubw'ubuntu bwawe, si kubw'ubushobozi ufite, si kubw'uburanga, si kubw'amashuri, si kubw'imiryango, ahubwo uriho kubera Imana, uriho kubera ijambo Imana yakuvuzeho, uriho kuko Imana idukunda, uriho kubw'ubuntu bw'Imana. Waba uri muri uyu mujyi wa Kigali, uriho kubw'ubuntu bw'Imana. Waba uri mu giturage, uriho kubw'ubuntu bw'Imana, kuko Imana ni Imana irebera hose icyarimwe. Waba uri mu gihugu cyo hanze, uriho kubw'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana nibwo bukubeshejeho, ngo na n'ubu uracyariho, kandi uhamiriza abakomeye n'aboroheje. Bivuze ngo ni ukubahamiriza uvuga ineza y'Imana, uvuga imirimo y'Imana, kuba ugenda bikemera ni ubuntu bw'Imana, kuba ugihumeka umwuka w'abazima ni ubuntu bw'Imana. Na n'ubu uracyariho, uragenda bikemera, na n'ubu uracyariho, ingingo zawe zose ni nzima, na n'ubu uracyariho, ntugendera mu mbago, kandi n'ugendera mu mbago aracyariho kubw'ubuntu bw'Imana. N'ufite akaboko kamwe aracyariho kubw'ubuntu bw'Imana. Ngo mu bihe byose tujye dushima Imana, mu bikomeye tujye dushima Imana, mu bibi no mu byiza
byiza dushima imana, kuba ugihumeka ushima imana, kandi duhamye tuvuge ineza y'imana, tuvuge imirimo n'ibitangaza imana ikora. Abakomeye n'aboroheje tubabwire imana, tubabwire imana twabonye, tuvuge imana twakurikiye, imana ikora imirimo n'ibitangaza, imana ibeshaho, imana irera imfubyi n'abapfakazi, imana yubaka ingo, imana yigisha, imana itanga menerevare udafite akazi, imana itanga akazi, imana igira neza, imana y'urukundo, imana y'imbabazi nyinshi, imana y'ubuntu bwinshi, imana ishimwe. Tuhamirize abakomeye n'aboroheje, tuvuga imirimo y'imana, tuvuga ineza y'imana, tuvuga urukundo imana idukunda, imana ishimwe, imana ishimwe kandi himbazwe. Rero yewe mubyeyi, yewe mukobwa, yewe musore, ngo ari kubona gutabarwa k'Uwiteka, ubona gutabarwa kuvuye ku Mana. Ndakwifuriza kubona gutabarwa kuvuye ku Mana, ndakwifuriza kubona gutabarwa kuvuye ku Uwiteka. Nubona gutabarwa kuvuye ku Uwiteka urahamiriza abakomeye n'aboroheje, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Urahamiriza abakomeye n'aboroheje, urahamiriza aboroshye, abari hafi n'abari kure, urahamya. Reka tujye duhamya tuvuge ineza, buri gihe ntitukajye tubona ibibi gusa, ahubwo tujye duhamya tuvuge imbaraga z'Imana. Ariko urabizi kugira ngo unabyuke byemere, Imana iba yakoze igikorwa cy'indashyikirwa, Imana iba yahabaye. Saa 11 tujya twumva amatangazo abika, ariko ukabyuka bikemera, ukagenda bigakunda, ugahumeka umwuka, utishyuzwa ku isaha. Ariko Mana, Imana ishimwe, Imana ishimwe yaduhaye umwuka utishyuzwa ku isaha. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana yimbazwe. Kuvuga Imana nta soni bintera. Mureke tujye tuvuga ineza y'Imana, tuvuga imirimo y'Imana. Imana ishimwe, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, Imana irashoboye, Imana irarera, Imana irubaka, Imana isenya ibihome, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Shuti muvandimwe mudukurikiye ku Cyizere TV, mwifurije kubona gutabarwa kuvuye ku Mana. Hanyuma nubona gutabarwa kuvuye ku Mana, uhamiriza abakomeye n'aboroheje, uvuga ineza y'Imana, uvuga imirimo y'Imana, uvuga gukomera kw'Imana. Imana ishimwe. Rero mbifurije kubona gutabarwa kuvuye ku Uwiteka kuri uyu munsi. Umubyeyi abone gutabarwa kuvuye ku Uwiteka, umugabo abone gutabarwa kuvuye ku Uwiteka, umukobwa n'ubusore abone gutabarwa kuvuye ku Uwiteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana, kadusenge kubwira ijambo. Mana, turagushimiye aya masaha, turagushimiye, turaguhimbaje, turagushimiye kuri Imana itegura neza. Imana ishimwe, turagushimiye kubwira ijambo risore mu matwi yacu. Icyubahiro ni cyawe mukunzi mwiza. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo Imana, iri jambo risohoye mu matwi y'abaryumvise, reka Uwiteka Nyiringabo Imana rigende rigere ku mugore, rigende rigere ku mukobwa n'umusore, rigere ku bagabo, mu izina rya Yesu Kristo. Rikora icyo waritumye mu izina rya Yesu. Umubyeyi abone gutabarwa kuvuye ku Uwiteka, umugabo abone gutabarwa kuvuye ku Uwiteka, umukobwa n'umusore abone gutabarwa kuvuye ku Uwiteka. Haleluya. Mwami Nyiringabo Imana, ibikomeye ni byinshi biri imbere yabo, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana kubw'ijambo risohore mu matwi yabo,
reka babone ineza yawe, reka babone imirimo y'amaboko yawe mu izina rya Yesu. Maze Uwiteka Nyiringabo Imana ubahe ibihamya mu izina rya Yesu, bahamiriza abakomeye n'aboroheje. Urakoze Mwami, ndagushimiye kuri Imana ibyumvise. Shyigikira ijambo ryawe, Umwuka Wera w'Imana arushaho kurisobanura, cyane ko njyewe ntasobanura nk'uko bikwiriye, ngo ariko Umwuka Wera yaje arasobanura ibintu bikajyamo neza. Imana ishimwe. Reka bahabwe umugisha rero nyakubahwa Imana, abantu bose badukurikiye ku Cyizere TV, reka bahabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana nuwadufasha kugira ngo aya mashusho n'amajwi bigaragare mu izina rya Yesu, rakahabwa umugisha nawe. Urakoze Mwami, turagushimiye kuri Imana ikomeye, kuri Imana ibyumvise, kuri Imana ihindura ibyanze guhinduka, kuri Imana ishobora byose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.